wabonye ari abiri ari abiri wabonye NSN never say never. Reba uburyo yafashe Zimurande nta nubwo bamuzi. Reba uburyo amuciye nk'utamuzi. Uyu musore uri gukura ikipe ya NSN twamunye kuva kare navuze ko ubundi abangaba ni abantu basakiwe cyane muri Proto bafite ubushobozi bwo kubakurira. Akaba rero ari Zach Marich, akaba ari umunya New Zealand. Bafitemo cyane Finlay Sterling w'umwongereza, bafitemo Ketchum mwendo w'umuhondo, Maritipo ndetse na Eitima Enone uza gutwara etape no munsi. Umugoroba w'ejo mu karere ka Rubavu ni kuriya wari umeze, harahirwa bongera kuharara uyu munsi n'ubundi biraba bimeze bitya. Ngire Musanze wihungire nihongere ariko NSN ubona ko Cadence yamaze kuzamuka rero niyo muri kubona neza yego Cadence yamaze kuzamuka ndetse hari uwazamutse no twari etape yo ku munsi w'ejo yazamutse tajya avuga ati reka uko nitwaye ejo dekret yaryohewe ariko habaye ibiganiro Mayojone nawe ari hafi aho ngaho habaye ibiganiro by'Rubavu etape ibiganiro by'amahoro bya Rubavu byamuhaye etape. Ngiyo rero NSN kugera kuri etape ya gatanu ikomeje nono babiri n'undi arazamutse bivuze ngo nono bwazamutse nanone bagiye gukora linye hasigaye kuzamuka wa gatatu nono Mayojone agasigara wenyine nta kibazo kuko icyo gihe arahagera icyo ahangana uko bamaze kuvuga ngo Mayojone icyaba cyose twagusiga ukizana ariko nk'ubu hagize umuntu ugusha Mayojone ntibyarangira nka bya bindi umusifuza ahanwa ikipe ikabihomberamo kujya muri VAR bakarani bari ubushake byaba bicyane ari ubushake ahita ataha. Oya ndavuga noneho Mayojone yunguka iki ari muri kilometero 3 zanyuma arahabwiye ko ibyo wanyu. Oya ndavuga bakiri nkiri yabihomberamo ubwo byamera nko muri football umusifuza aranwa ekipe atatika yabo ntacyo byabimaze uratera shoti mu kibuga hagati agasefura oroje mugataha munganya ejo bakamukatambika imikino 5 agahita yigiye mu biruhuko. Ngako rero akarere ka Rubavu mwarakoze cyane kutwakira ariko mwanakire n'abaza kuhaguma cyane ninde rero nirembe ni picnic n'ubundi picnic yashaka iki uko Zimurande yamufashe ariko picnic isamo gukurikira picnic ifite nde makinyi picnic iri guhishigiraho bafite Bush Jacob w'umwongereza bafite Van Ries Christian w'umurande bafite Matteo Van Fer bafite Van der Werf Tom ndetse na Jürgen Zimurande mu kanya iduhu ryamize nibyo bari kumanuka rero bajya gushaka Mwanda bamaze kumfata ahubwo areba ni bari umukinyi wabazamutse Mayojone urabona abakinyi babiri ba NSN kuki Mayojone yazamutse nuko Mayojone nimo ko bandi bamukoreye agomba gukora ekipe rero ubu batangiye gutegura abasprinteri babo noneho Mayojone dore none bamaze kuzamuka ikipe ya NSN bakinyi bandi bose bamaze kuzamuka byabayeho muri Tour de France ya 2009 n'ubuka neza ikipe ya Sky yari ifitemo Cavendish isanga we na Poso Pilote abandi bose bazamuka ku munsi wa nyuma Mayojone yamaze kuba secured ikipe ya Sky yaragiye ifata isiganwa irarikurura biza kurangira Poso Pilote wa Cavendish babarikuye mu ikorosi rya nyuma ajyana na Poso Pilote wa kabiri abandi bose ubundi Poso Pilote agomba gusoza. Ngibyo rero iyo ni ikipe ya NSN umwe babiri batatu bane etape yarangiye ngabo bari kumanuka rwose bari muri position yo kuza gusoza agace kanyuma ariko kandi Eritrea nayo yashaka kurira ko nibura yazamuka kujya kuri yo reka ubu n'umwanya wo kurwana position reba ukuntu uno mugabo yaryamiye igari yarifasha ryicarira arishyira ku butaka nukwanga ahise aryegereza ku butaka ntabwo ririmo nuko ngo fiti gufashe hasi yagenda ngabayumva cyane ngabo rero umwe babiri batatu Mayojone yazamutse gufasha umusprinter wabo kubera ko ivyo byamaze kurangira Mayojone irarara kuri ne mu biganza byande bya Mati bityo rero kako akazi k'uyu munsi karangiye nafashe wagenze gutwara iki gushaka amafaranga yiyongere mu yandi cyane 1,100 cy'amadolari yitwa etape ya Tour du Rwanda ngabo NSN bose bamaze gukora dore ndi mukinyi wa NSN nawe araje noneho wagiye kureba guturuka inyuma reba ngo ndebe mu bitugu ndifite ubushake ikipe irakomeye iyi kipe irakomeye mu kanya rwose ribaze ku karere ubundi abakobwa batega amaboko babyine babereke
uko mu Rwanda tubigenza. Akaba rero avuyeho yakoze igihe kinini cyose. Turagushimira cyane akazi wakoze Mayo Jaune, ariko ahita azamuka mu kintu uturutse inyuma agiye gushaka amakuru, ahise agaruka kugira ngo akurure, kubera ko mu gihe twatangiranye akurura we akazi karangiye. Mayo Jaune afashe isiganwa mu biganza bye, ntabwo ari gushaka etape, ntabwo ari gushaka Mayo Jaune, ahubwo arimo arashaka etape. Etimar Enon ndetse na Paul Martin bashaka ko batwara etape izamuka. Gusa ikipe ya Picnic nayo tayari cyane. Picnic abakinnyi batatu bazamutse, tugiye kubona sprint y'incamakoma, tugiye kubona sprint nziza cyane hano. Icyo bagomba gukora cyose rero ni ukubanza kurwana. Bamaze kurenga hehe? Bageze kuri rond-point, ahangaha bari kuzamuka. Picnic iraxereye, Picnic barazamutse, ikipe ya NSN nagishaka kurayo. Mayo Jaune yakomeza kureba nawe ikinnyi bakiriho, ariko nawe n'umunyayitera ari inyuma. Picnic bamaze kwidepoza, NSN yamaze gufata umuhanda. NSN umwe babiri, Eritrea bazamutse, akase neza virage. Iyi ni kosi ribanza rya nyuma, arimo ari imbere ye. Ndabona Enoke yamaze kwasama, NSN afite umukinnyi umwe babiri. Ndabona Mayo Jaune we yamaze gufata kujya muri peloton gutuza. NSN yafashe ibintu biganza byayo, akandagira igare bw'umurinda utwara NSN, arakandagira, asigaye dernier virage. NSN ataka, atanze umuhanda. Rembe tifatiraho, akata Rembe ajya muri sprint. Reka turebe Etimar Enon ari imbere mu kiso ikipe ya Rembe, ata sprint cyane. Etimar Enon yatinze, umusore wo muri Rembe ashaka etape, akora sprint. Nyukirigare arabikoze, abwiye imbere yuko abikoze, abwiye abasigaye mu Budage uko abikoze, arabikoze. Abatakiye ku bitaro bya Gisenyi, azamuka yashirije. NSN Etimar Enon arabyageza, ariko ntibyabasha gukunda. Mayo Jaune igumye mu biganza bya Clichy, ariko batakaje etape. Nibyo batakaje etape, ahubwo etape yerekeza mu ikipe ya Rembe. Twarababwiye ngo iyi Tour du Rwanda biragoye ko umuntu yatwara etape akongera akiyongeza indi etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Uramubona Heidemann ahita agorora umugongo. Etape ya gatanu ya Tour du Rwanda 2026 ikaba itashye mu ikipe ya Rembe. Uwo rero ni Byukusenge Patrick wagerageje ntibyakunda. Iyo rero ni etape ya gatanu igiye mu biganza by'ikipe ya Rembe iyo mu gihugu cy'Ubudage. Etape ya gatanu rero ikaba itwawe n'umukinnyi wo mu ikipe ya Rembe. Rembe yitabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda iza muri 2026 muri sprint ikomeye cyane. Abakinnyi b'ikipe ya NSN bishoboke ko bagize umunsi muremure kuko barebanye bati ninde ugenda, bose biranga, ariko birangira Rembe yegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Intera kilometero 82 yari circuit yabereye mu karere ibereye muri aka karere. Igare iminsi 2 mu karere ka Rubavu ko ku munsi w'ejo hasoreje etape ya kane, ndetse uyu munsi yasoreza etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Nguko uko rero bigenze ubwo hasozwa. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri wa eshatu /iFix/RW